Igitabo cy'Itangiriro, igitabo rwose tuhita tugeraho uko ufunguye Bibiliya yawe. Iki ni igitabo abantu benshi dukunda kwibanda ku nkuru zikirimo, bikarangira tubuze cyangwa se duhushije intego y'iki gitabo n'impamvu cyanditswe. Tubahaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cy'Itangiriro. Mu gutangira kuvuga incamake z'iki gitabo, reka dutangire twibukiranya ko iri jambo itangiriro ryiswe iki gitabo nyine rikomoka ku ijambo ry'igiheburayo Heshit. Heshit bikaba ari ijambo rivuze beginning cyangwa se n'ubundi intangiriro nyine. Akaba ariyo mpamvu iki gitabo cyiswe intangiriro, kuko nicyo cyerekana uburyo ibintu byose byatangiye. Ikindi wamenyaho ni uko ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Mose. Ku bantu twatangiranye urugendo, murabizi ko twabonye uburyo bwiza bwo kwiga Bibiliya, ko ari ukubanza ukiga Bibiliya isezerano rya kera mu ncamake, kugira ngo nugera mu isezerano rishya bakajya bavuga ibintu byo mu isezerano rya kera, uzajya umenya icyo bari kuvuga. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira kwiga incamake z'isezerano rya kera, igitabo ku gitabo. Icyo rero twahereyeho ni igitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro mu ncamake zacyo, reka ntikugabanyirizemo ibice byoroshye. Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro nukireba neza uzasanga kigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni uguhera ku itangiriro, igice cya mbere kugera ku gice cya 11. Hanyuma igice cya kabiri ni ukuva mu itangiriro, igice cya 12 kugera mu bice 50. Aha ngaha niho tubona incamake z'igitabo cy'Itangiriro. Reka tubinyuremo twihuse mu magambo makeya cyane. Mu gitabo cy'Itangiriro guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 3 tubona Imana irema. Tubona ko Imana mu rukundo rwayo n'ubugwaneza bwayo yashatse ko ibiyuzuye cyangwa se ibyo yisangije itabigumana, ahubwo yarema umuntu ikabimusangiza, yaba urukundo rwayo, yaba ubutware bwayo n'uburyo ikontorora ibintu byose. Uko niko yaremye isi, irangije irema n'umuntu kugira ngo nawe atware, ategeke, mbese abeho nk'uko Imana iriho, mbese agaragaze kubaho kw'Imana mu isi. Ibyo nibyo tugenda tubona mu Itangiriro kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 3. Gusa nk'uko namwe inkuru muyizi, Eva yaje gushukwa n'inzoka, birangira ariye ku giti Imana yari yarababujije. Ibyo byaje gutuma ya ngobyi Imana yari yarabaremeye bayikurwamo, ndetse bikurikirwa n'imivumo igiye itandukanye. Iyo tugeze mu bice 4 dutangira kubona uburyo icyaha cyatangiye kugenda kizana n'ingaruka zacyo, aho tugenda tubona abantu batangira kwangana, abantu bakicana, yewe kugera n'aho abana Adamu na Eva bari babyaye ari bo Kayini na Abeli, umwe yishe mugenzi we, ni ukuvuga Kayini yishe Abeli. Ibyo bikakwereka uburyo abantu batangiye kugenda baba babi. Iyo tugeze mu bice 6 kugera mu bice 9 tugenda turushaho kubona uburyo abantu bakomeje kugenda baba babi, ndetse kugera n'aho tubona n'inkuru y'uburyo abamarayika bamanutse ngo bakaryamana n'abakobwa bo mu isi, hakavamo ubundi bwoko bw'abantu utamenya ubwoko bwabo. Uko niko Imana yagiye ibona ko noneho ibintu bikabije, ndetse Imana biterwa agahinda no kubona uburyo ibyo yaremye bigera kure bingana gutyo. Ibyo byaje gutuma Imana itoranya umugabo witwa Nowa kugira ngo abe ari we ucungura inyokomuntu. Ibindi bisigaye byose Imana irabirimbura ikoresheje amazi cyangwa se umwuzure. Iyo ni inkuru nanone abantu benshi bamenyereye. Hanyuma y'ibyo ariko, nubwo Nowa aba ari we usigaye wenyine, tubona nanone isi ikomeza kugenda iba mbi. Nubwo Imana yari imaze kurimbura isi yose, ariko tubona ko icyaha cyangwa se twageranya nka virusi yari imaze kwinjira mu bantu, n'ubundi ntabwo yigeze ishiramo, ahubwo abantu bakomeje kugenda baba babi, kugera n'aho tubona
iyo tugeze mu bice 11 tubonaho abantu bigira inama yo kubaka umunara w'i Babeli. Ibyo byose ariko byagiye bigaragaza uburyo abantu bakomeje kugenda baba babi. Kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 11 tugenda tubona uburyo abantu bakomeza kugenda baba babi. Ariko inkuru iza guhinduka tugeze guhera mu bice 12 kugera ku bice 50. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze hano mu bice 12, ni ukuvuga ngo reka nabyo tubikomereze hano. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze mu bice 12 kugera ku bice 25 tubona aho Imana itoranya umugabo witwa Aburahamu. Nk'uko Imana yari yarabanje kurema Adamu na Eva ikabaha umugisha ngo bororoke babyare buzure isi, tubona mu bice 12 kugera mu bice 25 Imana yongera gutoranya umugabo witwa Aburahamu, nawe ikongera kumuha umugisha kugira ngo yororoke agwire, ndetse mu rubyaro rwe Imana imuha isezerano ko mu rubyaro rwe aribwo amahanga yose azahererwamo umugisha. Gusa ikibazo nawe ya virusi y'icyaha n'ubundi nawe yari ikimurimo, kugeraho nawe tugenda tubona agenda agaragaza intege nke. Tubonaho Aburahamu agenda abeshya ngo Sara ni mushiki we. Tugenda ndetse tunabona ahantu Aburahamu agenda agaragaza kutizera, aho Imana yari yarababwiye ko bazabyara umwana witwa Isaka, ndetse ko uwo mwana ari w'Imana izakomerezamo isezerano ryayo. Gusa ikintu gitangaje ni uburyo Aburahamu nawe yagaragaje kutizera gukomeye cyane, kugeraho kubera ko Aburahamu na Sara babonaga bashaje, Sara yamugiriye inama y'uko yaryamana n'umuja wabo witwaga Hagayi kugira ngo barebe ko babyara umwana, nyuma y'uko bari babonye ko isezerano ry'Imana y'uko izabahereza umwana ryari rimaze gutinda. Urumva ko Aburahamu nawe agenda agaragaza kutizerwa gukomeye. Iyo tugeze mu bice 25 kugera mu bice 36 dutangira kubonamo naho inkuru noneho y'urubyaro rwa Aburahamu. Imana iba yaramuhaye wa mwana w'isezerano, hanyuma n'uwo mwana Isaka nawe akabyara abana. Ubwo ni ukuvuga Isaka yaje kubyara Yakobo ndetse na Esawu. Imana ivuga ko muri urwo rubyaro ariho izakomereza isezerano ryayo. Gusa nabyo byaje kuzamo ikibazo, aho uwitwa Yakobo yewe n'izina rye ubwaryo rimugaragaza nk'iki, nk'umuriganya. Aho ngaho rwose ku izina rye uhita ubona ko byari byatangiye gupfa. Ahantu amateka yaje guhindukira ya Yakobo ni ahantu noneho Yakobo yaje gukirana na marayika ubwo yari ari guhunga mwene se, nyuma y'uko aramaze kumuriganya umugisha akirana na marayika. Mu gukirana na marayika yaje kumwira ati ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Aho niho tubona izina rya Yakobo riza guhinduka. Uwitwaga Yakobo agahindurirwa izina akitwa Isiraheli. Uwari we Imana yongera kumubwira ko izakomerezamo rya sezerano yari yarahaye Aburahamu kuva ibintu bigitangira. Iryo sezerano Imana imubwira ko noneho ari we igiye kongera gukomerezamo. Nuko Yakobo yaje guhindurirwa izina akitwa Isiraheli, uwari we waje gukomokwaho n'imiryango 12 y'ubwoko bwa Isiraheli. Iyo tugeze mu bice 37 kugera mu bice 50 noneho tubona abana ba Yakobo nabo Imana yongera gutoranyamo umuntu izakomerezamo rya sezerano ryayo. Muri abo bana uko bari 12, Yakobo yari afite umwana yakundaga cyane witwaga Yosefu. Iyo ni inkuru abantu benshi bazi, aho uwo mwana witwa Yosefu yari umwana ukundwa na se cyane, ariko noneho bene se bakamugirira ishyari nanone cyane, kugera aho bashatse kumwica, ariko mugenzi wabo aravuga ati oya, reka tureke kumwica no kwishyiraho amaraso ya mwene data. Uko niko bavuze ati ahubwo reka tumugurishe muri Egiputa. Uko niko Yosefu yaje kugurishwa na bene se, ajyanwa mu gihugu aho bene se bari bazi ko ibyo babirangije, ariko niho amateka yaragiye guhindukira, kuko yaragiye abaye umuntu ukomeye cyane, ndetse aba umuntu wa hafi cyane y'umwami, kugera aho inzara yaje gutera muri Isiraheli, bene se bakaza guhungira muri Egiputa,
kugira ngo barebe ko bahunga iyo nzara, mu yandi magambo babone ibyo kurya. Mu kugerayo nibwo baje gusanga wa Yozefu bari baragurishije bazi ko iby'iyo babirangije, basanga ahubwo bagiye gusaba uwo bintu. Gusa ikintu gitangaje ni uburyo nubwo bo bari baramuhemukiye bari biteze ko agiye nabo kubitura inabi bamugiriye. Gusa ikintu gitangaje ni uburyo ahubwo abagirira neza mu magambo yivugiye agira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. Ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Aya magambo ya Yosefu twavuga ko ariyo asobanura neza iki gitabo cy'Itangiriro. Uti gute? Ni ukuvuga ngo aya magambo ya Yosefu agaragaza neza umutima w'Imana, uburyo abantu bakomeje kugenda baba babi ndetse bagaragaza nk'aho bo badakeneye Imana, ariko Imana aho kugira ngo ihinduke cyangwa se ibitura ibibi bayigirira, Imana igenda ikomeza igaragaza kwihangana gukomeye cyane. Kubwo isezerano ryayo, Imana ikomeza iba iyo kwizerwa. Nubwo abantu batigeze babaho bo kwizerwa, ariko Imana yo ikomeza iba iyo kwizerwa. Aya magambo neza dusomye niyo amera nk'aho afunika cyangwa se asoza igitabo cy'Itangiriro. Ariko nanone ntitwibagirwe ikintu cy'ingenzi tubona muri iki gitabo, ari ryo isezerano. Nubwo abantu bakomezaga kuba babi, nyuma y'uko iyo twakita nka virusi cyangwa se icyo cyaha cyari cyamaze kwinjira mu muntu, cyari cyamaze guhindura imitekerereze we ndetse no gutangira kwigomeka ku Mana, Imana yari yarabahaye isezerano y'uko mu rubyaro rw'umugore witwa Eva hazavamo umuntu uzamena agahanga k'iyo nzoka yari yazanye ibyo bibazo byose. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15. Iki ni ikintu abantu batajya bitaho ngo barebe iri sezerano, kuko niryo rigize iki gitabo nyirizina. Ikindi kintu cya kabiri, mu bana ba Yakobo, nubwo Yozefu ari ugaragazwa nk'umuntu nyine wakoze ibintu by'ubutwari, ariko Yakobo agiye gupfa hari imigisha yahaye abana be. Uza ahantu bibera igitangaza, iyo bigeze ku mwana witwa Yuda, ibintu bihindura isura. Tubona rya sezerano Imana yasezeranyije kuva mu Itangiriro, ikaribwira Aburahamu, ikabibwira ba Isaka, ikabibwira ba Yakobo. Tubona iryo sezerano rigiye gukomereza mu mwana witwa Yuda. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 49 ku murongo wa 10, aho tuhabona amagambo agira ati, inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayo ataraza, uwo ni we amahanga azumvira. Sinzi niba aha hantu uri kubona uburyo Imana yongera gufata rya sezerano ikavuga ko igiye kurikomereza hehe? Muri Yuda. Mu yandi magambo, ibyiringiro Isiraheli yari ifite byari ugutegereza Mesiya. Uwo Mesiya niwe tubona ugiye gukomerezwa noneho mu rubyaro rwa Yuda. Niyo mpamvu uzumva Mesiya yitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Mu yandi magambo, iki gitabo cy'Itangiriro cyose ugiye kugishyira mu magambo make, ushobora kukigabanya mu bice bibiri. Icya mbere ni ukugaragaza urukundo rw'Imana, uburyo nubwo abantu bakomeje kugenda baba babi, Imana yo yakomeje kuba nziza ndetse ikomeza kuba iyo kwizerwa. Uhereye kuri Adamu na Eva, nubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura, ntabwo Imana yigeze ibinena cyangwa se ngo ibajye kure. Ahubwo tubona Adamu ari we wafashe iya mbere agahunga Imana, aho Imana yaje imubwira ati, Adamu, Adamu uri he? Ntabwo ari Imana yari yihishe, ahubwo Adamu yaravuze ngo nagize ubwoba, natinye, nibonye ko nambaye ubusa, njya kwihisha. Ariko nubwo abantu bakomeje kugenda bahunga Imana, Imana yo tubona ikomeza kugenda ibasanga. Icyo ni ikintu cya mbere utagomba guhusha mu gihe uri gusoma iki gitabo cy'Itangiriro. Isomo rya kabiri ni isezerano Imana yari yarahaye aba bantu. Uhereye kuri Adamu na Eva, nk'uko twabivuze mu bice 3 umurongo wa 15, Imana ivuga ko nubwo icyaha cyinjiye mu isi,
ariko hazaza umuntu uzamena agahanga k'iyo nzoka, n'ubwo iyo nzoka nawe izamukomeretsa agatsintsina. Ibyo nabyo tuzareba icyo bivuze. Iryo sezerano tubona Imana irikomereza muri Aburahamu, ikongera ikamuha umugisha, ikamusezeranya ko mu rubyaro rwe hazavaho umuntu uzahindura ibintu byose, ari we bakundaga kwita umucunguzi. Iryo sezerano none rikomereza muri Isaka, iryo sezerano rigakomereza muri Yakobo, aho yaje guhindurirwa izina akavanwa ku kwitwa umuriganya cyangwa se Yakobo akitwa Isiraheli, ari we waje gukomokwaho n'imiryango 12 ya Isiraheli. Iryo sezerano nanone tubona rikomereza muri Yuda, nk'uko twabisomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 49 umurongo wa 10. Tubona rya sezerano ry'ahantu Mesiya azaturuka cyangwa se umucunguzi uzakemura icyo kibazo cyari cyamaze kwinjira, rikomereje ku muntu witwa Yuda. Wakibaza ngo ibi bintu bizarangira gute? Iki kibazo kizakemuka gute? Uwo Mesiya azaza ryari? Ibyo bigusaba gukomeza ku kindi gitabo ngo urebe uko bizagenda. Izo zari incamake z'igitabo cy'Itangiriro. Tubonane mu yindi video.